Hari abantu benshi bareba abakire bakavuga bati uriya muntu afite amahirwe yavutse afite amafaranga, cyangwa bati gukira ni ibintu by'abantu bake Imana yahisemo. Ariko se koko ubukire buba ari amahirwe gusa? Ese koko abakire babayeho ubuzima bworoshye nk'uko tubibona ku mbuga nkoranyambaga? Iyo tuvuga abakire, abantu benshi bahita batekereza ku mafaranga menshi, imodoka zihenze, inzu nini n'ubuzima bugaragara neza ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ikibabaje ni uko ibyo tubona ari igice gitoya cyane cy'ukuri. Ntitubona amarira, ntitubona kwiheba, ntitubona imihangayiko, yewe ntitubona imyaka myinshi yo kugerageza nta musaruro ugaragara babona. Abantu benshi bifuza gukira ariko ntibifuza inzira yo gukira. Bifuza ibisubizo, ntibifuza urugendo banyuramo ngo babe abakire. Bifuza amafaranga ariko ntibifuza disipurine n'ubwiyemezo bwo gukora. Kuko hari ibintu byinshi badakunda kuvuga, nyamara aribyo byabafashije gukira. Icyo ni ikibazo ukwiriye gutekerezaho, ukamenya n'impamvu hari amabanga abakire badakunze kuvuga. Uyu munsi muri iyi video tugiye kuganira ku bintu cyangwa se amabanga 8 abakire benshi badakunda kuvuga mu buzima bwabo. Atari uko ari bibi, ahubwo ari uko ukuri kwabyo gutuma abantu benshi bacika intege cyangwa bagahindura imyumvire yabo y'imitekerereze mu buryo bujyanye n'iterambere. Hagusaba gukanda subscribe, ukande na like, ndetse usangize iyi video abandi bantu kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, andika muri comment, twiteguye kugusubiza. Nkagusaba kumva neza iyi video kuva itangiye kugera ku musozo wayo, kuko ikintu cya 7 n'icya 8 ni ingenzi kubyumva. Niba uri umuntu wifuza gutera imbere, gukira buhoro buhoro no gusobanukirwa ukuri k'ubuzima bw'abakire, iyi video ni iyawe. Witonde kuko bimwe muri ibi bintu bishobora kugutera gutekereza cyane. Ikintu cya mbere abakire badakunda kuvuga. Abakire ntibakunda kuvuga ko gukira bisaba igihe kinini kurusha uko abantu babitekereza. Abakire benshi ntibakunda kuvuga ko bigeze gukira kandi baranyuze mu myaka myinshi bakora badafite icyo babona. Ibyo barabiceceka kabone nubwo ubukire bwabo butagaragara physically ngo ubibone ko ari abatunzi cyane. Abantu benshi bibwira ko kubona itsinzi cyangwa ubukire ari ibintu by'akanya gato. Oya, si uko biba bimeze. Bitwara igihe kinini kugira ngo ubone itsinzi cyangwa se kugira ngo agire icyo ugeraho. Urugero, umuntu ashobora kuba afite ubucuruzi bukomeye uyu munsi, ariko imyaka ya mbere yarakoraga agahomba, agasubira inyuma, agatangira bundi bushyashya inshuro nyinshi. Abantu benshi bacika intege vuba. Niyo mpamvu abakire badakunda kuvuga ko ibyo byabatwaye igihe kirekire kugira ngo bagere ku butunzi bwabo. Ikintu cya kabiri abakire badakunda kuvuga. Abakire nanone ntibakunda kuvuga ko bigeze kuba abakene cyangwa se badafite icyizere cy'uko bazatera imbere. Abakire benshi banyuze mu bihe bibi cyane. Igihe cya mbere banyuzemo, kutagira amafaranga, ugasanga umukire ubwizigame bwe ntabwo afite, cyangwa se yizeraga kugira, cyangwa se kutagira amafaranga menshi ngo bigaragare. Ikintu cya kabiri abakire banyuzemo, kubura icyo kurya giteguye neza. Akenshi ugasanga umuntu wabaye umukire mu buzima bwe ntabwo yigeze kuryaho na rimwe ngo arye ibiryo biteguye neza. Ikintu cya gatatu, kutizerwa n'abandi, ugasanga nta cyizere abantu bamugirira igihe yari akiri mu bukene. Ibi ntibibakundira kubivuga kuko abantu benshi babona intsinzi gusa, ntibite ku rugendo biba byarabatwaye kugira ngo bagere ku mafaranga baba bafite none. Bakeka ko kuvuga intsinzi bahuye nazo mu rugendo rwabo rw'iterambere hari abahita batabiha agaciro ndetse banabyumve babigendere. Urugero, hari abigeze kubaho bishyura imyenda bakabura uko bishyura, ariko bakihangana bagakomeza. Ibanga rya gatatu cyangwa se ikintu cya gatatu abakire badakunze kuvuga. Abakire nanone ntibakunze kuvuga ko bigeze gutsindwa inshuro nyinshi. Abakire iyo batsinzwe ntibaba batsinzwe ubwa mbere, ahubwo baba batsinzwe inshuro nyinshi. Barahomba, bigira ku makosa, bakongera bakagerageza. Urugero, business ya mbere irahomba, iya kabiri irananirana, iya gatatu ikagenda buhoro buhoro, ariko iya kane ikabazamura. Ibi ntibivuga cyane kuko abantu benshi batinya gutsindwa, ahubwo abakire bo barakomeza bagahatana kugira mpaka bageze ku mahirwe yabo. Ikintu cya kane, abakire ntibakunda kuvuga ko akenshi bakora cyane kurusha uko abantu babibona.
Abantu babona imodoka nziza, inzu nziza ufite, ntibite ku gihe byagutwaye kugira ngo ubigereho, ntibabona amasaha maremare yo gukora ugira, ntibanatekereza uko urara amajoro uri gukora no kwigomwa ibintu byinshi. Urugero, mu gihe abandi baruhuka baryamye, hari abakire baba bari kwiga bategura imishinga cyangwa bagakora extra work, akazi k'inyongera. Ikintu cya gatanu, abakire cyangwa se abaherwe ntibakunda kuvuga ko bigaze kwigomwa byinshi abantu basanzwe bakunda. Abakire benshi hari ibintu usanga bigomwe kugira ngo bagere aho bagera. Ikintu cya mbere, ibirori byinshi. Ikintu cya kabiri, bigomwe kugura ibintu bashaka bipfuye guterera. Ikintu cya gatatu, kwishimira amafaranga vuba, baba bafite disipurine ikomeye cyane. Urugero, mu gihe abandi bagura telefone ihenze, umukire we ahitamo gushora ayo mafaranga muri bizinesi izamuteza imbere ikamuha inyungu. Mbere y'uko tureba ikintu cya gatandatu abakire batavuga, ndakwibutsa gukanda subscribe nimba utayikanze ndetse na like kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Ikintu cya gatandatu, si abantu bose bashyigikiye ku ntangiriro abakire baba bafite ubutunzi bwabo. Abakire benshi batangiye baseka, abantu benshi bakabaseka bababwira ko ibyo bakora bidashoboka, ariko ibi bintu ntibakunda kubivuga kuko bibibutsa uko babibonye, ntibakunda kubibwira abantu bose babonye. Urugero, inshuti n'imiryango ishobora kuba yaravuze iti uri guta igihe cyawe, ariko weho ugakomeza ukihangana, ugakomeza ugahatana, bikagufasha kugera ku ntsinzi yawe y'ubukungu. Ikintu cya karindwi abakungu badakunze kuvuga cyangwa se abakire, amafaranga yonyine ntiyabahaye ibyishimo byose. Abakire benshi bamenye ko amafaranga atagura. Ikintu cya mbere atagura, amahoro y'umutima. Icya kabiri, umuryango mwiza. Icya gatatu, ubuzima bwiza. Urugero, hari abakire bafite amafaranga menshi ariko badafite umwanya w'abana babo cyangwa se bafite stress nyinshi. Ibi ntibabivuga cyane kuko abantu benshi batekereza ko amafaranga akemura byose. Ikintu cya munani ari nacyo cya nyuma, gukira bisaba guhindura imitekerereze mbere y'uko guhindura amafaranga yawe. Iki kintu gikomeye cyane abakire badakunda kuvuga ni uko batangiye gukira mu mutwe mbere y'uko bakira mu mufuka. Bahinduye uburyo batekereza, uburyo babifatamo ibyemezo n'uko bareba amafaranga. Urugero, batangiye kubona amafaranga nk'igikoresho cyo kwiteza imbere ariko atari ikintu cyo gusesagura. Inshuti yanjye, ibi bintu umunani abakire badakunda kuvuga si ukugira ngo baguhishe ukuri, ahubwo ni uko ukuri kw'inzira yo gukira kudashira, ahubwo abantu benshi ntabwo babyishimira. Gukira si ibintu by'ijoro rimwe, si amahirwe gusa, si no kuvuka mu muryango ukize. Ni urugendo rurerure, rurimo kwihangana, gutsindwa, kwiga ndetse no kwigomwa no kudacika intege. Niba hari ikintu kimwe ukuye muri iyi video, ni uko ntukigereranye n'abandi, wibande ku rugero rwawe. Niba wakunze iyi video, kanda like, usangize inshuti zawe nazo zibimenye. Kandi nimba utakanze subscribe, ndagira ngo uyikande, nkagushishikariza kugira ngo ukomeze kudushyigikira, ukomeze kubona n'izindi video kugira ngo ibintu bijyanye n'ubukungu ubisobanukirwe neza. Turabashimiye, murakoze, tuzongera duhurire mu yindi video.